murakoze turabasuye tubasanze hano iwanyu mu rugo ndakeka ari iwanyu mu rugo ko niho tubasanze dusanze mwateguye ibyo kurya bitandukanye byiganjemo imbuto. Ubwo rero nifuje kubaganiriza mukatubwira buryo ki mwatekereje gufungura YouTube channel n'ukuntu mwatekereje kuba mwategura iri funguro mukaba mwaritugezaho mukarishira kuri YouTube channel. Ko njya numva abantu benshi nkurikije abantu bakurikiranye iyi YouTube channel yanyu bagize amatsiko, abenshi barambira ngo nzababarize ukuntu mwabitekereje kuba mwafungura YouTube channel. Mwatangiramo twibwira n'amazina yanyu. Murakoze kandi murakoze kudusura no kutugenderera. Mbere yuko mbibwira turabanza dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amina. Ngwino Roho Mutagatifu umurikire iki kiganiro tugiye kugirana kandi kigire benshi akamaro. Mari utarasaba inenge y'icyaha uragidusabira twese baguhungiye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amina. Nitwa Umutoni Clementine, ndubatse, mfite umugabo n'abana babiri b'abakobwa, ntuye inaha Musanze mu murenge wa Cyuve, akagari ka Rwebeya, umudugudu wa Nyarubande nk'uko muhansanze. Ndi umwarimukazi, nsengera mu idini rya Gatolika ntagatifu ishingiye ku ntumwa y'i Roma. YouTube channel yanjye rero yitwa Tina ugasigamo umwanya inshuro imwe 1980 umwanya inshuro imwe Rwanda. Impamvu natekereje kwita Tina nkuko nabibabwiye nitwa Clementine, ubwo mu rugo bakuze ari byo bampamagara nyine ni impine y'iryo zina. 1980 ni umwaka wanjye w'amavuko. Rwanda ni igihugu cyanjye kandi nkunda cyane. Imana igihe amahoro n'imigisha, iturinde intambara z'ubwoko bwose. Amina. Murakoze cyane. Murakoze kutwibwira, ariko nagiraga mu muduho ubusobanuro kuri ibi byo kurya twakurikiranye kenshi kuri YouTube, twagiye tubireba turabikunda cyane ukuntu bitegurwa, ariko hari abantu bibwira ko gutegura salade bihenze cyane, abenshi bakabitinya. Ese ibi bintu birahenze bimeze bite? Nifuza ko atubwira uko bimeze, niba bihenze cyangwa se bitanahenze, ko abenshi batinya gutegura salade. Ibi byo kurya byinshi nubwo nzi n'amazina yabyo, ngende umuturage, ariko sobanura nanjye nabitegura bigakunda. Murakoze. Nkuko wari wabanje kumbwira ngo mbanze mvuge n'ukuntu igitekerezo cyo gufungura YouTube channel cyaje. Nagiye mu isengesho ry'impuhwe kwa Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango, hari ku itariki 2 z'ukwa mbere umwaka w'2022. Noneho nahuriyeyo n'abakobwa babiri, ndababwira nti muze njye kuberekana tubyinira Yezu. Turagenda tuhageze, umukobwa umwe ndababwira nti ngaho mutera indirimbo tubyine. Umukobwa umwe aravuga ati oya, atahubwo mfite indirimbo muri telefone muri application yitwa Play Store, noneho ayishyiramo turabyina. Tumaze kubyina buri wese asubira muri gahunda ze. Igihe kigeze nyine ngaruka inayi Musanze, noneho numva igitekerezo kinjemo cyo kugakoresha neza. Njya muri studio hano nsanzwe nkoresha barakankorera ngashyira kuri Facebook. Nyuma ariko nza gutira igitekerezo cyuko nakongeramo n'amafoto y'umugabo n'abana. Nabyo barabinkorera nkuko nari nabyifuje, ariko none agashyira kuri Facebook bikanga, none agashyira no kuri Instagram bikanga. Njya gushengerera mu ngoro yitiriwe Bikira Mariya Mwamikazi w'i Fatima hari kwa gatandatu tariki 5 z'ukwa kabiri 2022. Noneho ndi gusenga, ndi gutora rozari ntagatifu, numva ijwi rimbwiye ngo ako kantu wagashyize kuri YouTube channel. Ubwo rero isengesho rirangiye, nahamagaye umuntu tuziranye mubaza niba yamfasha gufungura YouTube channel, aramfasha, YouTube ndayifungura. Nkuko rero warumaze kumbaza
iby'iri funguro nateguye, ubundi imbuto zigirira akamaro umubiri wacu, bituma igifu gikora neza, bituma umuntu atagugara mu nda, kandi n'uruhu rugasa neza. Tugendeye nko kuri no salade natetse, salade iyo umuntu yayiriye ntabwo agira gusura, kandi n'aya macunga nashyizemo ubundi mu gifaransa bazita les agrumes. Muri les agrumes rero dusangamo indimu, tugasangamo amacunga, tugasangamo mandarine n'izindi mbuto bita clementine, ariko ziboneka muri desert, ziboneka mu butayu. Inaha mu Rwanda ntago wazibona. Ubwo rero izi mbuto zituma nk'iyo wariye ibintu by'amavuta, izi mbuto aya macunga, iyo wariye ibintu by'amavuta cyangwa se inyama, biragenda bigafasha igogora, ntibirushye igifu. Kuri izi mbuto rero babyita salade de fruits cyangwa se macédoine, mu gihe ibingibi babyita salade de légumes. Salade de fruits rero cyangwa macédoine ni byiza ku bana, bituma bakura neza, bituma bagira uruhu rwiza, kandi n'abantu bakuru nabo kubirya ntacyo bibatwaye. Ndetse binashoboka umuntu yarya imbuto nimugoroba kugira ngo atagugara mu nda, kandi abashe no gusinzira neza. Ni kimwe n'izi ngizi, nuko ari uburyo butandukanye bwo gutegura kugira ngo bibere ijisho, n'uburyo bwo guhinduranya uburyo bwo guteka. N'izi mbuto nazo zifasha umubiri kumera neza. Nka watermelon niyo ufite inyota ukayirya, inyota irashira. Murakoze. Aha rero haba hari utuntu nateguye nk'umutako, dushobora kuba indabo cyangwa tukaba n'akandi kantu. Haba harimo serviette umuntu akoresha amaze kurya, ukihanagura neza ku munwa, ndetse ukanihanagura neza ku ntoki, warangiza ukaba wajugunya ahabigenewe. Murakoze. Mwese mbifurije imigisha y'igisagirane, ndetse n'umubyeyi Bikira Mariya akomeze aduteteshe, kandi nshimishijwe mbikuye ku mutima n'ukuntu munkurikira. Murakoze.